Rwanda SDA imnizi. Byari ibihe bigoye kandi bibabaje mu buzima bwa Anthony Johnson Showalter ubwo yakiraga ubutumwa buvuye ku nshuti ze. Uwo mugabo kandi wari ubabajwe n'inshuti ze yari afite indi nshuti y'amagara yitwaga Hoffman, Anthony Johnson Showalter ndetse na Elisha Albright Hoffman nibo bahimbye indirimbo ivuga ngo nkunda ubucuti, nyuzwe n'ubucuti. Muri uyu mwanya tugiye kubabwira amateka y'indirimbo ivuga ngo nyuzwe n'ubucuti. Ni indirimbo y'109 mu gitabo cy'abaprotestants mu ndirimbo zo gushimisha Imana, naho mu ndirimbo z'Abadventist ikaba ari indirimbo ya 35 ivuga ngo nkunda ubucuti. N'ubwa mbere ugeze kuri Rwanda SDA imnizi, tuguhaye ikaze kandi turakwakiriye nshuti muvandimwe ku murongo w'amateka y'indirimbo zo mu bitabo dukoresha duhimbaza Imana cyangwa dushimisha Imana. Kanda kuri subscribe tujye tubana umunsi ku munsi mu mateka y'indirimbo tunyuza hano kuri Rwanda SDA imnizi. Njyewe turi kumwe muri aya mateka nitwa Jacques Lameke, tuguhaye ikaze. Yitwaga Anthony Johnson Showalter, yavutse ku ya mbere y'ukwa gatanu mu mwaka w'1858, avukira muri Amerika muri Virginia. Atangiye gukura yize ibigendanye na muzika mu ishuri rya Louis Bash Kiefer School of Music, kandi ibyo byaje no kumugeza ku kwigisha ibyo yize mu ishuri ryitwaga Shepnot Singing School. Mu cya 1884 ubwo yari afite imyaka 26, Showalter yatangiye kompanyi y'ibya muzika ahitwa Dalton, Georgia, kandi uyu mugabo yaje no kuba umuyobozi w'aba Presbyterians aho muri ako gace ka Dalton yari afite iryo shuri. Uyu mugabo w'umuhanga yari afite indi nshuti yitwaga Elisha Albright Hoffman, nawe wagiye ahimba indirimbo nyinshi kandi zari ziryoshye. None se byagenze gute ngo aba bagabo bafatanye guhimba iyi ndirimbo? Igihe kimwe uyu mugabo witwa Showalter yakiriye amabaruwa yaravuye kubigeze kuba abanyeshuri be muri rya shuri rye. Ubutumwa bwari muri ya mabaruwa bwabwiraga Showalter ko abagore babo banyeshuri be bose bapfuye. Showalter nk'umuntu wari uzi Imana yashatse kubihanganisha, kandi uko kubihanganisha kwe nta handi kwagombaga kuva uretse mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya. Showalter yabumbuye amagambo aboneka mu gutegeka kwa kabiri igice cya 33 umurongo wa 27, amagambo avuga ngo Imana ihoraho n'ubuturo bwawe, amaboko y'iteka ryose arakuramira, yirukanye ababisha imbere yawe, iravuga iti rimbura. N'amagambo Mose yibutsaga Abisirayeli kubw'ibyo Imana ihoraho yari yarabakoreye, nubwo rwose bumvaga imbaraga zabo ari nkeya. Ayo magambo rero niyo Showalter yifuje gushyira mu mabaruwa abiri ngo abari yahumuriza abanyeshuri be bagize ibyago. Ariko Showalter yahise akorwa ku mutima nawe ubwe n'ayo magambo, yumva ko bitaherera aho gusa, ahubwo ahita nigira inama yo kureba ukuntu yahimba indirimbo ashingiye kuri ayo magambo. Yahise yandika amwe mu magambo y'iyi ndirimbo, kandi ibice byari bisigaye yitabaje ya nshuti ye Hoffman amurwanaho, nawe arabimuhimbira. Kuva ubwo iyi ndirimbo ibibayeho, yaje gusohoka bwa mbere mu mwaka w'1887, yarashyizwe mu njyana na Anthony Johnson Showalter. Uyu munsi turayiririmba ikatumara irungu kandi ikadukomeza. Ni indirimbo ivuga ngo nyuzwe n'ubucuti, indirimbo y'109 mu ndirimbo 437 zo gushimisha Imana mu baprotestants, naho mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana ni ya 35 mu ndirimbo 350 zikoreshwa n'itorero ry'Abadventist b'umunsi wa karindwi mu Kinyarwanda. Waba uzirikana
ubucuti ijuru ryaduhaye. None se niba wiseguye cyangwa se wisunze umukiza ukomeye, ni iki kiguteye ubwoba muvandi? Ahari wumvise aya mateka uri mu bihe bibi nk'ibyabariye abanyeshuri ba Rwanda. Urabona ibihe bitakoroheye rwose. Muvandimwe, ntabwo wakwirwanirira ngo bishoboke. Ibuka ko na Rwanda atabafashije kurwana, ahubwo yabibukije Imana nyamana yarwaniriye Abisirayeli ko nabo ibasha kubarwanirira no kubahumuriza. Nanjye kwifurije kugirana ubucuti n'iyo Mana. Anthony Johnson Rwanda, umuhimbyi wa mbere w'iyi ndirimbo, ni nawe wapfuye bwa mbere n'ubundi hari ku itariki 14 z'ukwa 9 mu 1924, naho Elisha Hoffman apfa mu 1929 hari ku itariki 25 z'ukwa 11. Nkwifurije amahoro y'Imana wowe twabanye muri aya mateka. Nitwa Jacques Lameke. Imana iguhe umugisha.